kuva ikigo cy'ubutasi cy'igihugu cya Israel ari cyo Mossad cyakica abayobozi babiri b'imitwe y'iterabwoba yifashishwaga n'igihugu cya Iran mu kubuza amahoro ndetse n'amahwemo igihugu cya Israel, aribo Fuad Shukuri ndetse na Ismail Haniyeh. Umuyobozi mukuru w'ikirenga w'igihugu cya Iran agendeye ku mpinduramatwara cy'Islamu Ayatollah Khamenei, we n'abambari be bafatanyije kuyobora igihugu cya Iran, barahiriye yuko rwose bagomba kurimbura igihugu cya Israel kandi bakakibyoza ibyo cyakoze byose, yaba ari mu rwisho ndetse n'ibyakorewe mu maso ya rubanda bose batuye isi. Ibintu benshi abantu bibaza bo ku isi bibaza ati se igihugu cya Iran ndetse na Israel bagiye mu rugamba, ese ni ikihe gihugu cyatsinda ikindi? Mu kiganiro cy'uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku igereranya ry'igisirikare ndetse n'ibikoresho byose bya kirimbuzi ndetse n'ibitwaro byose bikomeye hagati y'ibino bihugu bibiri, yaba ari Iran ndetse na Israel. Ubaye iyi nkuru igushishikaje wakora subscribe kuri Horizon TV ukagira ibiganiro byose bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro wa YouTube.